Yesu ashimwe cyane, ndakwakiriye, ndagusuhuje kandi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Nta kindi turi kuvuga, nta kindi turi kuganira uretse gutekereza ku bubyutse, imbaraga z'Imana mu itorero, mu mbaraga zidasanzwe z'umwuka wera. Uyu munsi rero tugiye kuganira iki? Imana yifuje kuvugana natwe iki? Matayo igice cyaho cya 15 n'umurongo wa 18 hari amagambo meza avuze ngo, umurongo wa 28, maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Imana yifuje kuvugana iki natwe muri uru rugendo turimo rwo guhanga amaso ku bubyutse. Imana yifuje kuvugana natwe ngo kwizera igisubizo cya nyuma. Igisubizo cya nyuma cyonyine dufite ni ukwizera. Igisubizo cya nyuma ufite ni ukwizera. Wowe urinde, wowe uri umuntu, wowe uri umujene, wowe uri umukobwa, uri umusore Imana ihamagaye muri iyi minsi kandi igufitiye icyizere gihagije cy'uko wazana igisubizo cya nyuma. Igisubizo cya nyuma gikenewe ni ikihe? Reka tuvuge ngo isi ifite ibibazo byinshi kandi irimo ibibazo byinshi, kandi ibibazo byose biri mu isi bimaze igihe kinini bishakirwa ibisubizo. Hari amanama akomeye y'abantu bakomeye yicara buri munsi arebera hamwe uko yakiga ku bibazo biri mu isi, ariko n'uyu munsi ntabwo ibibazo biri mu isi birabonerwa ibisubizo. Ariko icyo nakubwira uyu munsi kandi icyo Imana iri kuvugana natwe uyu munsi ni uko Imana iri kutubwira ngo kwizera nicyo gisubizo cyonyine cya nyuma ku bibazo bitandukanye byinshi biri mu isi. Isi ikeneye abantu bafite kwizera. Ibi ngibi ni imitekerereze y'abana b'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abana b'ubwami bw'Imana bakwiriye kumenya ko bafite intwaro yitwa kwizera. Intwaro yitwa kwizera igitanga igisubizo cya nyuma kitazagira ikindi kintu na kimwe kicyongerwaho. Dore ukuntu bikora, nuko ijambo ry'Imana ryazanye igisubizo, nta kindi cyabasha kurivuguruza. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo isi rero ikeneye abantu bafite ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Isi ikeneye abantu bafite kwizera Imana. Kwizera Imana kugatera Imana gusohora ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ryasohoka ku bibazo biri mu isi, isi ikagira amahoro, isi ikagira umudendezo n'umutekano kubera ko ifite abantu bafite kwizera. Uyu mugore dusomye iyi nkuru ngo umwana we yari yatewe na dayimoni, hanyuma baragoragoza mu buryo butandukanye, ariko birangira nta kintu na kimwe kibashije gufasha umwana we. Ariko aho aboneye Yesu, Imana ishimwe, aho aboneye Yesu aramwegera. Arangije kumwegera aramubwira ngo, umwana wanjye munyirize. Hanyuma uyu mugore yari umunyamahanga, kandi uko byari byanditswe Yesu yari yaratumwe ku Bisiraheli, ntabwo byemeraga, ntabwo byashobokaga ko Yesu yinjira muri serivisi zo gufasha abanyamahanga. Ariko reka nkubwire, biratangaje, hari ibintu ubona bisa nkaho bikubwira ko rwose utakemererwa kwegera intebe y'ubuntu bw'Imana. Muri Kristo Yesu ngo uhabwe umugisha, muri Kristo Yesu ngo uhabwe imbaraga, muri Kristo Yesu ngo uhabwe ubwiza, muri Kristo Yesu ngo uhabwe ubushobozi. Niko uyu mugore byari bimumereye. Ariko reka nkubwire, uyu mugore agera ku rwego arenza amaso ibyo ngibyo, ahubwo yumva yizeye Yesu cyane. Amwizera ashingiye ku mpamvu zitandukanye z'imirimo yabonaga Yesu akora. Arangije aramubwira ngo, oya, ntabwo koko nari nkwiriye gufashwa nawe. Arangije akoresha imvugo yo kwigereranya n'imbwa. Aravuga ngo imbwa zibasha kurya ubuvungukira buvuye ku meza ya ba shebuja. Yesu yumvishe icyo gisubizo kivuye mu mutima w'uyu mugore, aravuga ngo uyu mugore agomba kubona ubwiza bw'Imana, kuko uyu mugore yizeye. Uyu mugore yamaze kwizera. Uyu mugore yamaze kugira igisubizo cya nyuma. Yamaze kubona impamvu aratabarwa. Yari yamaze kubona umutima wizeye. Hanyuma umutima wizeye ujya wimura ibintu byose, hanyuma ukimika igisubizo mu izina rya Yesu. Yesu arangije aramubwira ngo, njyewe nta kindi mfite kugufasha. Haleluya. Ntabwo iyo Yesu yabonye wizeye nta bindi muba muvugana. Oya,
aramubwira ngo uko kwizera kwawe ubwako kuragukijije. Isi ikeneye abantu bafite kwizera kuyikiza. Amen. Isi ikeneye abantu bafite kwizera kuyikiza ubwako. Uyu mugore kwizera yari yifitiye ntabwo kwari kugikeneye ko Yesu agira ibintu akora. Reka Yesu we n'ubundi misiyo ye yari yaratumwe ku Bisiraheli, ariko ni ryari uyu mugore yabonye umugisha? Ni igihe we ibyo ntibyamurebaga by'uko Yesu yatumwe ku Bisiraheli. W'ikintu yagize ni kimwe, yagize umutima wizera Yesu, bimufungurira kwakira ibisubizo bivuye mu mbaraga za Yesu. Haleluya. Yesu we nta kintu yari gukora, ntabwo byari gushoboka. Ijambo ry'Imana ryamwemezaga ko akwiriye kugendera mu Bisiraheli, akaba ari ahera umurimo we, ibindi bikazaza nyuma. Ariko reka nkubwire ikintu cyajya kimura umutima w'Imana, ni ukubona umuntu wizeye. Isi ikeneye abantu bafite kwizera. Kwizera nicyo gisubizo cya nyuma isi ikeneye, kandi kwizera kuzakorera muri njyewe nawe, kwizera kuzinjira muri njyewe nawe. Reka twongere kugira icyifuzo uyu munsi, twongere kubwira Imana ngo itwongerere kwizera, twongere kubwira Imana ngo itwongerere kwizera, kuko kwizera nicyo gisubizo cyonyine cya nyuma isi ikeneye kugira ngo ibibazo birimo byinshi bibashe gushyirwaho iherezo. Imana rero ibyumve ngo ubuzima bw'ububyutse ni ubuzima bugendana no kwizera. Nta bubyutse buri hanze yo kwizera. Ububyutse bwomatanye no kwizera, ububyutse bugendana no kwizera. Reka nkubwire ngo ubwo uri umukandida w'ububyutse, kandi urahamagarirwa kongera gusaba Imana kwizera kwawe kugira ngo kongere kuvugururwa mu izina rya Yesu. Umwuka wera akwigisha, umwuka wera agufashe. Imana isubiza imbaraga mu bugingo bwawe. Cya kintu turimo dushaka cyitwa ububyutse, rwa rugendo turimo tugenda rwitwa gutumbira ku bubyutse, ntabwo rwemera hanze y'ubuzima bubuze, bukennye, budafite kwizera. Reka Imana iduhe kwizera, reka dusenge Imana, reka dusome ijambo ry'Imana, reka twongere kuba abantu bafite inyota yo gushaka ibintu byatuma kwizera kwacu gukura, kugira ngo turusheho kujya mbere kandi turusheho kwegerezwa hariya hantu Imana iri kuduhamagarira. Imana iguhe umugisha, Imana igendane nawe, Imana ikuzuze imbaraga, Imana ikuzuze kwizera. Kwizera uragukeneye. Ububyutse hanze yo kwizera ntabwo bwemewe, ntabwo bwemera. Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Rero Imana yavuganaga natwe uyu munsi ngo kwizera igisubizo cya nyuma. Dushake kwizera, kandi kwizera n'ububyutse ni ibintu bigendana. Imana iguhe umugisha rero, ikomeze kwizera kwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.